Nyakubahwa umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda, Nyakubahwa guverineri w'intara y'Iburasirazuba, Nyakubahwa umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora, Nyakubahwa umuyobozi mukuru wa polisi wungirije ushinzwe imiyoborere n'abakozi, Nyakubahwa umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano, Nyakubahwa umuyobozi wa diviziyo ya 5 unahagarariye ingabo z'u Rwanda muri uyu muhango, ba komiseri muri polisi y'u Rwanda, Nyakubahwa umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu w'akarere ka Rwamagana. Kuri uyu munsi twishimira kwakira abakozi bashya muri polisi y'u Rwanda ku nshuro ya 20. Shimishijwe no kubana namwe mwese muri uyu muhango wo gusoza amahugurwa ku mugaragaro no kwinjiza abapolisi bato bashya muri polisi y'u Rwanda. Ndashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku nama adahwema kutugira ziduha icyerekezo cyiza, ubushobozi ahora ashakira inzego zishinzwe umutekano kugira ngo zishobore kuzuza neza inshingano zazo, by'umwihariko kugira ngo polisi y'u Rwanda ibashe kubungabunga umutekano w'abaturarwanda n'ibyabo. Bayobozi mwese muteraniye hano, urugendo rw'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo rwatwigishije ko dukwiye guhora dushyize umutekano imbere, kuko twawubuze ku kigero kidafite ikiri munsi yacyo. Mu myaka 30 ishize, Abanyarwanda twafatanye urunana bituma igihugu cyacu kiba urugero rwiza rwo kwiyubaka no gutera imbere bizira gusubira inyuma. Ibi byagezweho kubera imiyoborere myiza no gukorera hamwe kw'Abanyarwanda. Kugira ngo dukomeze iyo nzira y'iterambere rero, birasaba kugira umutekano binyuze mu kugira igipolisi gikora kinyamwuga, gifite ubuhanga, imbaraga, ibikoresho bigezweho n'imyitwarire myiza bikomoka ku mahugurwa nk'aya dusoje uyu munsi n'ayandi atandukanye. Uyu munsi turishimira ko umutekano mu gihugu cyacu wifashe neza muri rusange, ariko hari ibyaha n'ibindi bibazo bikigaragara birimo ubusinzi, ubujura, gukubita no gukomeretsa, gukoresha ibiyobyabwenge, impanuka zo mu muhanda n'ibindi bitandukanye bigihungabanya abaturage bacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari kandi abanyabyaha bunguka ubumenyi umunsi ku wundi, guhinduranya amayeri n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga bibafasha gukora ibyaha. Ibyo biduha umukoro wo guhora twitoza kugira ngo twiyungure ubumenyi, kongera umubare w'abapolisi n'ibikoresho bidufasha mu kazi ka buri munsi kugira ngo dukomeze gukumira no kurwanya ibyaha uko byaba bimeze kose. Abanyarwanda barishimira polisi y'igihugu cyacu ku kazi keza ikora kuva yashingwa, kuko umusanzu wanyu watumye abaturage bakora imirimo yabo batekanye, bikaba byaravuyemo ko igihugu cyacu kibarwa mu bihugu bifite ubukungu buhora butera imbere buri mwaka. Icyo cyizere kandi kidutera ingufu zo gukomeza gukora neza kurushaho, kuko polisi y'u Rwanda ifite inshingano idasubirwaho yo gufatanya n'abaturage muri urwo rugendo. Ndashimira Abanyarwanda ku bufatanye bwa buri munsi butuma polisi y'igihugu cyacu ibonera amakuru ku gihe, bityo ikabasha gukumira ibibazo bitandukanye ku buryo bwihuse. Ndashimira kandi ababyeyi bashyigikiye abana babo bakabaduha ngo baze gukorera igihugu cyacu binyuze muri polisi y'u Rwanda. Bapolisi musoje aya mahugurwa, ndabashimira kuba mwarahisemo neza kuza muri uyu mwuga, kandi biroroshye kuko musanze bakuru banyu muri izi nshingano. Inyigisho mwahawe ni umusingi ukomeye muzubakiraho kugira ngo muzakore neza imirimo ibategereje. Mugeze kuri uru rwego kubera umwete,
umurava n'imyifatire myiza mwagaragaje, nkaba ngira ngo bibatere ishema ndetse bibahe n'imbaraga zo gukora kurushaho, mukagera no ku bindi byisumbuye muri uyu mwuga mwiza mwahisemo. Muzarangwe n'ikinyabupfura, gukora kinyamwuga, gukorana umurava, kwanga umugayo no guharanira ishema ry'u Rwanda n'Abanyarwanda aho muzaba muri hose. Muzakomeze kandi ubufatanye buhari n'izindi nzego, mushyire umuturage ku isonga muri gahunda zanyu zose, kuko ibyiza by'abaturarwanda ari byo twese duharanira. Ndashimira nanone Polisi y'u Rwanda kuba ikomeje kongera umubare w'abashinzwe umutekano, imikorere myiza isanzwe ituma Abanyarwanda n'abaturarwanda batekana, ndetse mukaba mwarasaguriye n'inshuti z'u Rwanda mu bice bitandukanye by'isi aho mujya mu butumwa bw'amahoro. Ndashaka kandi kubizeza ko Leta y'u Rwanda izakomeza gutanga ibishoboka byose kugira ngo Polisi y'u Rwanda ibone ibikenewe byose mu kuzuza neza inshingano zayo. Ndabashimiye mwese kandi mbifurije kugira umunsi mwiza. Murakoze nyakubahwa mushyitsi mukuru ku ijambo ryiza mutugejeho. Umuhango waduhurije hano uragana ku musozo. Mu kanya turaza gusaba ko tujye hejuru twese kugira ngo